Showbiz News Rwanda. Yago nk'ibisanzwe nizere ko mumeze neza muri hose agiye hatandukanye. Umuhanzi akaba n'umunyamakuru w'Inyarwaya Innocent uzwi cyane nka Yago yatangaje ko yamaze gutandukana n'umugore we Teta Krista nyuma y'ibyumweru bitatu gusa yibarutse imfura yabo. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi bitewe n'ukuntu urukundo rwabo rwari rumaze iminsi rugaragara rwasaga nk'urufite imizi nk'uko byagaragaraga. Turaje twinjire muri iyi nkuru akantu ku kandi turengo niki cyateye gutandukana kwa bombi. Ese koko iyi nkuru ni ukuri cyangwa se ni ibihuha? Niba kandi ari ukuri niki cyabiteye, niba kandi ari ubihuha kubera iki byabaye ibihuha? Bruce Melody kandi umuhanzi Bruce Melody uri mu bafite izina rikomeye mu Rwanda yaciye amarenga yuko yaba arimo gutegura kuzataramira muri stade umuhanzi Bruce Melody mu bafite izina rikomeye mu Rwanda yaciye amarenga yuko yaba arimo gutegura guzataramira muri stade Amahoro. Ibingi bigata bihuzwa nuko coach Yari yifuza kuzana Chris Brown mu Rwanda. Turaje turengo no kubera iki ibingi Bruce Melody kubyifuza? Ese kandi yabivuzeho iki? Ese abanyarwanda bo barabitekereza iki? Ese kandi wowe urabitekerezaho iki? Turareba kandi bitaramo bigiye bitandukanye bizaba muri uku kwezi cyangwa biri muri iyi sama biteganijwe kubera hano i Kigali mu Rwanda. Abahanzi mpuzamahanga bazabitabiriye ibyo bitaramo. Niyo mpamvu nakubwira ngo ukore subscribe kugira ngo utazagicikwa umunsi ku munsi n'amakuru tugenda tubagezaho y'imyidagaduro. Nge mba ndi Showbiz ni Showbiz News Rwanda, abo tubana umunsi ku munsi bo barabimenyereye. Wadusabye gukora kuri @Rwanda ubuhanzi, amakuru ndacyakurikirana neza akantu kuvane kugira ngo nzabahe inkuru yuzuye avuga kuri ibingibi bya @Rwanda ubuhanzi. Stay tuned wowe gusugi ukomeza uze urebe amakuru agiye atandukanye. Rero mu kiganiro uyu Yago Pondati yakoze nayo mukomojeho. Yago Pondati yakoze ikiganiro kuri Instagram mu ijoro ryo kuwa kabiri cya 25 Kamena 2025 aho yavuze atuje ko ariko agaragaza ikiniga ashimangira ko iby'urukundo rwe n'umugore we byarangiye kandi ko ibimuvugaho atari prank yo kwamamaza album ye nshya, ahubwo ibi ni ukuri koko byamubayeho. Iyo album ye nshya rero yitwa Yago Life 2, niko iyi album ateganya gusohora yitwa. Yago akagira ati ntabwo ari prank yo kwamamaza album ye nshya, ahubwo ni ukuri gutangaje kandi kumurimo kumubabaro. Iyi album ye nshya kandi yitwa Yago Life 2. Mu magambo rero Yago Pondati agira ati uyu mukobwa nakundaga ntabwo tukiri kumwe ubu ngubu, nkeka ko noneho bibaye official. Ni nanjye ubyivugiye undi mwajyaga mubibona ibintu bicaho gutyo. Ari mu muryango we ndabishimira Imana kuko ameze neza ndetse n'umwana wanjye twabyaranye ameze neza. Yago yavuze ko yatunguwe n'uburyo ibintu byagenze kuko ngo umugore yamusezeye atari mu rugo. Ati yansezeye ntari mu rugo, nagiye mu kazi, yanyoreje ubutumwa mbwira ko agiye. Sinigeze mwirukana, sinigeze mukubita, nta nubwo twigeze dusera, ahubwo nagiye ko nambonanyereze message aravuga ati ntabwo uhansanga nigende. Yago yavuze ko nubwo atamya neza impamvu zatumye umugore afata umwanzuro, akeka ko ashobora kuba yarahuye na depression nyuma yo kwibaruka. Yago yavuze ko byamukomereye cyane kuko yumvaga ari mu gihe cyo kwishimira imfura ye atari mu gihe cyo gutandukana n'umugore. Ati umuntu akagutwara umwana w'ibyumweru bitatu mukiva kwa muganga ni nk'inkota yinjiye, ariko umuntu abagomba n'ubundi gukomera akiyakira. Yavuze ko rero yashengwe n'amarangamutima ariko ko atari umugabo usaba imbabazi z'urukundo ngo agarurwe ku ngufu. Arakomeza agira ati ndamukunda by'ukuri, amakosa nakora mu rukundo ntakuraho ko nkunda by'ukuri, nta rukundo rero rutarimo icyubahiro. Uyu munyamakuru wavuyemo umuhanzi yavuganaga amarangamutima akitsa ubundi akifata. Yavuze ko yirwaniriye mu rukundo ariko kandi kuva umugore yamubwira ati urabeho bye ntituzongera kubonana cyangwa se ndagucitse, yatekereje ko ashobora kuba ari kurota agira ngo ntabwo ari ibyanya bye, ariko yaje gusanga n'ubundi ari ukuri. Umuntu akujyana umwana w'ibyumweru bitatu mukiva kwa muganga. Yago Pondati yagaragaje ko atigeze atekereza ko urukundo rwabo rushobora kurangira gutyo kuko ngo yamukunze byimbitse. Ati namukunze ku buryo numva nta wundi mukobwa nakunze urwo rukundo. Umuntu ukubyarira hari icyubahiro ubumuha kandi icyubahiro ubumugomba. Anyway, Yago Pondati mumubwire muti sorry man, nimba koko ibi bintu ari kuvuga ari ukuri birababaje cyane. Yongeyeho ko atigeze atangaza amakuru agamije kwamamaza album, ahubwo ari ukugira ngo asobanure neza uko ibintu byifashe kuko ubwo ari we wamenyesheje rubanda ko ari mu rukundo na Krista. Yago rero yavuze ko amaze kubona ko hari abishimira ko mu muryango harimo ibibazo, ibintu yababajwe nabyo, ariko avuga ko bitamuca intege. Yago Pondati aragira ati ni mwisekere
nabahariye amenyo y'abasetsi ariko ntimungirire impuhwe, Imana niyo izancira inzira. Yanavuze ko kandi ku nkuru zari zimaze iminsi zivuga ko yasanze umwana atari uwe, asubiza agira ati oya life ni uwange. Ubwo yavugaga umwana we kubera ko hari n'inkuru zavuga yuko uriya mwana wabyawe atari uwa Yago neza 100%, kandi we avuga ko umwana ari uwe, kandi umwana akaba yizeye ko azabaho neza na nyina azabaho neza, kuko n'ubundi avuga ko ari umugabo w'umukozi, ntabwo ari umugabo usabiriza. Umuhungu we rero agomba kubaho neza fresh cyane. Yavuze ko yahisemo gukora cyane kurusha kwibabarira cyangwa se kwiheba. Yemeje ko agiye gushyira hanze album y'indirimbo 16 ariko ko ibyo yatangaje bidafitanye isano nayo. Ati mu rukundo nararwanye ariko biranga, ntabwo nzigera niyahura nk'uko urukundo rutakunze, ahubwo abari mu bibazo byo mu ngo ndabihanganisha, mugomba gukomera. Mu gusoro Yago yavuze ko ashyize imbere gusenga no kwemera ubushake bw'Imana ko hazaza urukundo rwe. Asoza agira ati ndamabaye cyane kandi nabahaye byose, sinshaka ko umuntu amfata nkaho ndimo gusaba imbabazi, ariko ndashaka ko Imana izampa igisubizo. Niba Teta Christ ari we tuzongera guhuza, niba kandi atari we izampindurire impe undi. Ubutumwa rero bw'amarangamutima bwa Yago bwaherekejwe n'agahinda kuwakomerekejwe n'urukundo, ariko kandi bishimangira umwanzuro wo gukomeza ubuzima, kurera neza umwana we ndetse no guharanira gutanga umusanzu ku muziki nyarwanda. Ariko kandi tubwire muri comment uzubwiye nimba iyi nkuru koko uburyo yakiriye, uburyo yumvishe, niba koko uri kumva arimo ukuri cyangwa se uri kumva n'ubundi nta kuri kurimo, uduhe igitezo cyawe, byose birashoboka. I've said about Bruce Melody, nigeze kumukomozaho. Umuhanzi Bruce Melody mu bafite izina rikomeye mu Rwanda cyamarenga yuko yarimo gutegura kuzataramira muri stade Amahoro. Uyu muhanzi rero umaze iminsi akora ibitaramo hirya no hino ku isi, ari nako abijyanisha no gukorana n'abanzi batandukanye bo mu bihugu byo mu karere u Rwanda ruherereyemo mu rwego rwo kwagura isoko ry'umuziki we. Yifashishije urubuga rwe rwa Instagram, Bruce Melody ashyiraho amashusho agaragaza stade Amahoro aca amarenga ko igihe kimwe hazaberamo igitaramo kizayuzuza. Mu magambo yanditse ati tekereza iyi stade Amahoro nziza cyane yuzuye abantu, igitaramo amatike yose yashize imbere, ibaze. Amen. Bruce Melody yanditse ibi nyuma yuko yari yanatangaje ko ageze kuri biganiro na producer Roda bigamije kuba yaba umutunganiza indirimbo yihariye. Ari mu bakorera abahanzi barimo Bwiza na Niyo Boss, ubwo uyu ni producer Roda, bakaba bifuza rero kumusimbuza Element Ere usa nkaho ari muri iyi Rebaric akaba atanayirimo kuko ntibari gukorana. Kuri ngo ahora yagiye, ubu ngubu arateganya kujya muri Rwanda Convention USA nkuko nabivuze, azabajyanye na Kevin Kade. Ibyo byo narabivuze, kandi n'ubundi muri Rwanda Convention USA uwo bita Intore Masamba nawe nari namavuze mu bantu bagomba kwitaramiramo, ariko byaje gutangazwa yuko yayisezeye bitewe n'ubundi butumwa igihugu cyamutumye wonyine. Yatumwe kujya muri Korea, ndakeka ari muri Korea hafi hariya, kujya gukorayo n'ubundi ikindi gitaramo cyangwa se kujya mu imurika bikorwa cyangwa imurika gurishwa ry'umuco nyarwanda. Nyine ubwo niho yahise ajyana n'abandi batandukanye kujya kugaragaza iby'umuco n'imbyino nyarwanda. Rero ubwo bivuze ko icyo gitaramo cyo muri Rwanda Convention yose hazasigaramo ubwo Medi, agasigaramo kandi Element Ere ndetse na The Band ndetse na Medi mu ndimo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ngayo rero nguko Bruce Melody rero aherutse gushyira agaragara album yise Craft Generation. Muri izi album zakunzwe mu Rwanda, navugamo ko na Craft Generation ari imwe muri album yakunzwe cyane. Niba ari byo utubwire muri comment koko nimba ari byo. Stade Amahoro rero ifite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 45,000. Uyu muhanzi akaba yaraciye amarenga ko uretse kuyitaramiramo ashobora no kuzayuzuza. Bruce Melody yaciye amarenga yuko iriya stade ari akantu toto cyane, ariko kandi nanone ibingibi tubihuza na n'ubita Coach Gael. Coach Gael wibuke ko afite inzozi zo kuzana Chris Brown mu Rwanda. Uratekereza Chris Brown aje mu Rwanda yakora he gitaramo? Uko byagenda kose cyatagishyirwa muri stade Amahoro, kandi gushyirwa muri stade Amahoro egare yuko nimba uriya Coach Gael ari manager w'uyu Bruce Melody, nta kuna Bruce Melody ahantu atahabwa platform. Bivuze ko nyine stade yakuzura abafana ba Chris Brown baza baturutse mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, ndetse kandi ndahamya ko nawe niba koko ukunda showbiz, ukunda umuziki, uri mu bantu bahita bitabira igitaramo Chris Brown yaba yakoreye mu Rwanda. Utubwire muri comment igihe cyawe. Yanditswe Flores, ukore subscribe kugira ngo utazacikwa umunsi ku munsi. Sabakunda cyane, shout out.
Vestine urimbana na Dorcas yakorewe ibirori byo gusezera ubukumi. Ishimwe Vestine urimbana indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana na murumuna we Kamikazi Dorcas yakorewe ibirori byo gusezera ku bukumi abenshi bazi nka bridal shower. Ibi birori byabaye ku mugoroba wo kuri iki cyumweru cya 22 Kamena 2025 byitabiriwe n'abagore n'abakobwa b'inshuti ze za hafi. Uyu mukobwa rero yakoze ibirori mu gihe mu minsi ishize yatangaje ko azarushinga n'umunya Burkina Faso Idriss Ouedraogo ku wa 5 Nyakanga 2025. Kuri ubu yanamaze kongera izina ry'umugabo we mu yakoresha ku mbuga nkoranyambaga aho ngo basigaye yitwa Vestine Ouedraogo. Showbiz niyo si Rwanda.